Ikaze cyane mukomeze kugubwa neza aho muri hose kandi mukomeze kugira ibihe byiza. Uyu munsi rero ntabwo bisanzwe, twabazaniye izina ry'ikinyarwanda mu buryo budasanzwe tutari dusanzwe dusobanura, ariko uko tuzajya tugenda tubishobozwa tubona ubusobanuro bw'amazina y'ikinyarwanda agiye atandukanye, tuzajya tugenda tuyabagezaho. Uyu munsi rero tugiye kugaruka ku izina GISA. Niba witwa GISA ndagushuje cyane kandi ukomeze kugira ibihe byiza. Izina GISA ni izina ry'ikinyarwanda twahisemo kugezaho ubusobanuro bwaryo uyu munsi. GISA ni izina rihabwa umwana w'umuhungu rijimije cyangwa se bahinnye utapfa kumenya neza icyo risobanuye. Mu busanzwe risobanura umwana usa na se. GISA iyo rirambuye rivuga ngo gisa na se, bivuga ngo ikibondo gisa na se cyangwa se gisa na papa wacu. Ni izina bita umwana uvutse bakabona asa n'umubyeyi we cyangwa se bakarimwita kuko akunzwe n'ababyeyi. Akenshi usanga GISA baryita umwana w'imfura kuko baba bifuza ko yazifata nkabo cyangwa se yazababera umwana mwiza nk'uko babyifuza cyane ko aba ari n'imfura. Izina GISA umubyeyi aryita umwana we yifuza ko azamera nka we mu mico no mu myifatire cyangwa se azitwara neza uko sosiyete ikeneye. Iryo gihe hari izina GISA twashatse kubagezaho ubusobanuro bwabyo bugiye butandukanye. Niba nawe ushaka ko tugusobanurira jya aho hasi kandi wakoze kubana natwe kandi subscribe, ni inkunga ikomeye uraba utugiriye. Murakoze cyane.